Leta y'u Rwanda iteganya kuba mu bihugu bifite ubukungu ndetse n'imibereho myiza y'abaturage biteye imbere. Ibi bikazagerwaho binyuze mu kongerera ubushobozi abaturage, by'umwihariko urubyiruko, hibandwa mu guteza imbere ikoranabuhanga no guhanga udushya. Ni muri urwo rwego Minisiteri y'Uburezi ku bufatanye n'ibigo biyishamikiyeho ndetse n'abafatanyabikorwa mu iterambere ry'uburezi bateguye igikorwa cyo gushimira abanyeshuri, abarimu, abayobozi b'ibigo by'amashuri, abagenzuzi b'uburezi ku rwego rw'umurenge ndetse n'abandi bafite uburezi mu nshingano babaye indashyikirwa mu bikorwa bigamije guteza imbere ireme ry'uburezi, byiganjemo ibishingiye ku ikoranabuhanga no guhanga udushya. Iki gikorwa cyabereye ku cyicaro cya Minisiteri y'Uburezi tariki ya 6 Nzeri 2019, gifite insanganyamatsiko igira iti guteza imbere ibikorwa byo guhanga udushya n'ibikorwa by'icyitegererezo mu guteza imbere ireme ry'uburezi. Mu gushimira abakoze ibikorwa by'indashyikirwa, hatanzwe ibihembo birimo burse yo kujya kwiga, moto 3, televiziyo 8, laptop 24, tablet 15 na telefoni zigezweho 50, inka 2, ibikoresho by'ishuri n'ibindi byahawe abagize uruhare mu guteza imbere ireme ry'uburezi n'abafite imishinga y'ikoranabuhanga n'udushya. Minisitiri w'Uburezi Dr. Mutimura Eugene yavuze ko gushimira abagize uruhare mu bikorwa bitandukanye byo guteza imbere uburezi bizakomeza. Ashimangira kandi ko Leta y'u Rwanda binyuze muri Minisiteri y'Uburezi izakomeza gushyiraho uburyo bwo kongerera ubushobozi abanyeshuri, abarimu n'abandi bafite uburezi mu nshingano kugira ngo hatangwe uburezi bufite ireme kandi bushingiye ku bushobozi. Iki gikorwa cyo guhemba indashyikirwa mu ikoranabuhanga no guhanga ibishya kizahoraho kuko dutekereza ko ari igikorwa cy'ingenzi kandi ni igikorwa cyubakira ku mfashanyigisho ishingiye ku bushobozi yatangiye mu gihugu cyacu. Turahamye yuko mu gihe kizaza, mu gihe tekinoloji cyangwa ikoranabuhanga ritera imbere, ibi bikorwa bitandukanye by'indashyikirwa bizadufasha kugera ku byo twifuza nk'igihugu mu guhindura ekonomi y'igihugu cyangwa ndetse n'imibereho myiza y'abaturarwanda. Turahamya ko bino bikorwa by'indashyikirwa bizagumya gufashwa cyane cyane Leta ubwo yanyujije amafaranga mu kigega cyitwa Rwanda National Research Innovation Fund, kandi tuzagumya gufasha kugira ngo bino bikorwa bitere imbere. Bamwe mu bahawe ibihembo kubera ibikorwa by'indashyikirwa n'imishinga y'ikoranabuhanga no guhanga udushya harimo n'itsinda ry'abanyeshuri biga mu ishuri rya Maranyundo Girls School berekanye ibikorwa by'indashyikirwa mu ikoranabuhanga. Icyo twajanga kwerekana, twakoze application yitwa Bridget, ariyo Bridge to Education mu magambo ahinnye. Icyo application yacu ikora nuko ikorana n'aka device kitwa fingerprint bagashira mu bigo ku buryo nimba buri munyeshuri abashije kwinjira muri classe akozaho urutoki, bigakorana na Bridget yacu, hanyuma bigatanga report kuri ku kigo nyine bisanzwe headmaster cyangwa headmistress, bikajya kuri SEO ariwe sector education officer, bikajya kuri DEO ariwe district education officer, ndetse no kuri Menedike ariko ku gihe kimwe. Ibivuze iki? Mbere ubundi uko byari bisanzwe byavaga ku kigo bikajya ku karere, bikajya ku murenge, bikajya ku karere, byatwaraga igihe kirekire. Ariko Bridget yo ibikora byihuse. Icyo Bridget rero icyo tushaka gusolvinga n'iki, turashaka kugabanya school dropouts mu bigo, ko twasanze akenshi umubare w'abana bava mu ishuri wariyongereye cyane.
Murakoze, yego nitwe twabikoze ibi ngibi babyita 3D printing. Rero kugira ngo ukore 3D printing ugomba kuba ufite material uri bukoreshe, iri ni ibara ry'umuhondo, hari amafirimbi twakoze, ariko nyine ukoresha application yitwa Onshape. Iyo ukoze Onshape udesigningamo nyine wenda ishusho y'ikintu ushaka gukora, wamara kuyishyiramo ukayishyira kuri memory card ukayinjiza ahantu ngaha ku ruhande, wamara kwinjizamo memory card nibwo itangira guprintinga. Ukiprintinga rero nuko akangaka kagenda gashyira layer by layer kuri icyo kintu mpaka bibyaye ya shape wa creatinze muri Onshape. Ku ishuri tubikora, twakoze ikintu gifata ingwa, nicyo tubikamo ingwa, icyo twabikamo amabike n'akangaka. Tujyana dukora izindi shapes ziri challenging kugira ngo tubashe kumenya uko bakoresha izi applications. Rero 3D printing idufasha kumenya ibintu byinshi cyane kuri computer, kuko ibi ngibi ntabwo tubyiga mu mashuri, ni ibintu tubasha kugenda tubaza abantu, ariko ibi ngibi bidufasha kuimprovinga mu bintu twiga, ibyo twiga mu mashuri tukabyapplyinga no mu buzima busanzwe. Kandi nanone mu mishinga yahawe ibihembo harimo n'itsinda ry'abanyeshuri bo muri Groupe Scolaire Nkombo bafite umushinga wo guhanga udushya mu binyobwa bitandukanye. Dusabe Aaron, umwe muri abo banyeshuri, avuga ko umushinga wabo bifashisha ubumenyi bafite mu butabire bagakora isabune, inzoga n'ibindi binyobwa bitandukanye. Njyewe icyo mfite aha ngaha, dufite wine, dufite jus, dufite ketchup, iyi ni wine. Tukagira jus. Urabona iyi jus ikoze muri jinga, tangawizi, tugashyiramo umutobe w'inanasi, tugashyiramo na conservateur, ni igituma izamara igihe kirekire. Dukoresha sodium benzoate. Noneho tukagira n'iyi ngiyi ikozwe mu mutobe w'inanasi, w'ibitoki cyangwa se imineke, tugashyiramo n'ipapayi, tugashyiramo n'ubuki. Iyi nayo ikoze muri beterave na marakuja, tugashyiramo na conservateur, sodium benzoate, nibyo ikozemo. Tukagira na ketchup. Ketchup nk'ikigo giherereye mu kirwa, twararebye turavuga ati ese ibintu dusanga mu kiyaga ni isambaza, na amafi n'ibindi binyabuzima bibamo. Turavuga ati ushobora gufata isambaza ukagira ukundi kuntu uzitransforminga cyangwa se uzihindura zikaguha indi produit. Dufata isambaza tukazishyira mu kamashini bita blender, tukazisya zikamera nk'ifu. Tugafata inyanya zitunganyije tukazigira neza, tukavanga na yafu y'isambaza, tukabitunganya, tugakora ketchup. Tugakora n'isabune, sabune iri solide na liquid soap. Mu bihembo byatanzwe harimo burse yahawe umunyeshuri Mugiraneza Jean Bosco wiga mu ishuri ry'imyuga n'ubumenyingiro rya Karongi, wakoze umushinga w'ikoranabuhanga ryifashishwa mu gucunga umutekano no gutanga serivisi nziza kandi zihuse. Aratubwira uko yakiriye ibihembo yahawe. Byandenze kuko sinatekerezaga ko wenda na buruse yazamo, kuko numva wenda niba ninatsinda ndi buhembwe igihembo gusa, ariko kubona hiyongereho na buruse ni ibyishimo, nandi mahirwe mbonye kandi nayo ngomba kubyaza umusaruro. Ubwo nabyo ni ukwishyiraho intego z'uburyo bwo kuyakoresha neza. Iyo projet igizwe n'amagambo abiri y'ingenzi: the security and the service. Ibyo bisobanuye yuko bwa mbere ishobora gukora nka security, nanone ishobora gukora nka service. Mereye kuri service, hari ibice by'ingenzi dukeneramo serivisi cyane twese nk'abanyarwanda. Ahambere ni ku buzima. Iyi service, iyi systeme nyitegura nateganyije ko izakora mu bigo by'ubuzima. Iyo systeme umurwayi azajya akora kuri butiri ku gitanda cye cyangwa hafi y'igitanda cye, ahite ahamagara muganga uri buze kumufasha, kuko nimero ziba ziprogramize muri iyo systeme. Niba ari umubyeyi wagiye kubyara, systeme iretse hamagara umubyaza, nimubura irahamagara undi. Niba ari undi murwayi nawe iramuhamagarira umuganga ukora muri ibyo. Ibyo bizajya bituma umurwayi akigira ikibazo gikenera serivisi yihutirwa, ako kanya gikora kuri buto, azajya avugana n'umurwayi n'umuganga, cyangwa se undi muntu wunganira umuganga ushobora kumufasha muri icyo kibazo cye. Izakora nka security. Nongeye kugaruka mu bigo by'amashuri, hagiye hagaragara ikibazo cy'abanyeshuri batoroka, bityo systeme nyihuza na sensor zumviriza motion mu gihe umunyeshuri asohotse muri doro nijoro mu masaha atemewe yakagombye kuba aryamye, agisohokamo
izo sense zumviriza kasohotse zigahita system yo ihamagara umwe mu bakozi babashinzwe, ishobora guhamagara animateur, animatrice cyangwa se undi musekirite kugira ngo ahite amenye yuko burya ari umunyeshuri utorotse. Umuyobozi mu rwunge rw'amashuri rwa Base, Sœur Mukangabire Félicie, yahawe inka kubera umushinga wo koroza abanyeshuri inkwavu watumye 50% by'abanyeshuri bataye ishuri bagaruka mu mashuri bitewe nuko bashobora kwigurira ibikoresho by'ibanze nkenerwa ku munyeshuri nk'amakayi, amakaramu, impuzankano n'ibindi. Twaje tubona abana batishuri ari benshi, twiyemeza gushaka icyatuma abo bana bagaruka ku ishuri ndetse no kurita bigabanuka. Twatekereje ku rukwavu kuko ari itungo ryororoka vuba kandi rikagira n'inyungu nyinshi ku bana ndetse no ku muryango. Abana byabafashije kugira umwete wo gukunda ishuri ndetse no kuba babwira abandi bana ko ishuri ari ryiza kandi ko ishuri ribafasha ko nta kibazo bazagira nibaza ku ishuri. Umukozi ushinzwe ubugenzuzi bw'uburezi mu murenge wa Ngeruka mu karere ka Bugesera, Mbarubukeye Calixte, yahembwe moto kubera ibikorwa yagize byo kugabanya umubare w'abanyeshuri batishuri abinyujije mu gusura ibigo by'amashuri kenshi no gufatanya n'abayobozi b'ibigo by'amashuri. Yavuze ku bihembo yahawe bigiye kumufasha kunoza imirimo ashinzwe. Mpawe iyi moto nuko nagaragaye nk'umu SEO witwaye neza, babivuze hariya yewe icyo bagendeyeho nsura ibigo byanjye, nibura ibigo 6 mfite mbisura inshuro imwe buri kwezi, ikigo cyose mba nakigezeho. Kandi kubera gusura ibigo no gufatanya n'abadirecteri twagabanyije abana basibira. Abana basibira baragabanutse, abana batishuri nabo baragabanutse ku buryo bugaragara. Ikindi mu maraporo nkoranye n'ubwo ko mba nakoze inspection, nkora raporo nkurikije format, raporo zanjye ukabona zirimo n'amafoto, ziba ari raporo nziza cyane ashyikiriza Mineduc. Hari kandi aberekanye imishinga y'ikoranabuhanga nk'inkoni ziyobora abafite ubumuga bwo kutabona zifashisha ikoranabuhanga, amatsinda y'abanyeshuri akora ibikorwa by'ubukorikori n'ibindi. Mu ijambo yagejeje ku bari bitabiriye iki gikorwa, Minisitiri w'Uburezi Dr Mutimura Eugene yavuze ko hari byinshi guverinoma y'u Rwanda yagiye ikora mu rwego rw'uburezi bigamije guteza imbere ibikorwa by'icyitegererezo byubakiye ku bushobozi no gufasha abakiri bato gutera imbere, birimo nk'ibigo by'icyitegererezo biri hirya no hino mu mashuri makuru na kaminuza n'ahandi. Hari byinshi twatangiye gukora mu burezi kugira ngo duteze imbere ibikorwa by'indashyikirwa, ariko twubakira ku bushobozi kandi dufasha abakiri batoya gutera imbere. Twavuga nka Rwanda Coding Academy, twavuga nka Centers of Excellence ziri muri University y'u Rwanda n'ahandi hirya mu gihugu, cyane cyane university z'amahanga zo Leta y'u Rwanda yiyemeje kugira ngo ifashe kugira ngo zizajye ziza zikorere mu Rwanda, zubaka ubushobozi bw'Abanyarwanda kugira ngo bidufashe kubaka igihugu cyacu, guteza imbere imibereho y'Abanyarwanda ndetse no gufasha kugira ngo duteze imbere akarere turimo. Tubibutse kandi ko iki gikorwa cy'indashyikirwa cyateguwe na Minisiteri y'Uburezi ku bufatanye n'ibigo biyishamikiyeho ndetse n'abafatanyabikorwa bayo mu iterambere ry'uburezi mu Rwanda barimo Umwarimu Sacco, Huawei, BRD, Banki y'Abaturage, BPR, Atlas Mara, Rwandair na UNICEF. Cyaranzwe no guhemba ndetse no kumurika ibikorwa by'indashyikirwa biri mu mashuri. Iki gikorwa kikazaba ari igikorwa ngarukamwaka.